iyerekwa nawe ubwawe ari wowe uribonye wahita utangara. Mbona impfu nyinshi kandi nanone mu bantu bakiri batoya, mu basore n'inkumi bakiri batoya, abadamu batoya, abagabo batoya bagishaka. Mbona habayeho impfu nyinshi, mbona n'ikintu kizazitera. Mbona Satani agiye guhagurutsa umwuka w'abantu. Reka musuhuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza uherereye hose mu mpande enye z'isi, ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye. Ukabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa. Reka tukwifurize kugira amahoro Kristo Yesu atanga, kandi umwaka mushya muhire wa 2025 uzakubera umwaka w'amata n'ubuki, uzakubere umwaka w'umugisha. Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe. Nimba ushomereye, Imana izaguha akazi. Nimba ukeneye urugo cyangwa gushaka, Imana izaguhe gushakwa cyangwa gushaka. Kristo Yesu azahindure amateka y'ubuzima bwawe. Bakubonaga kera bari bakuzi, mu mateka bakuziho, mu ifoto bari bakuziho, uyu mwaka ihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Imana Ishimwe Emmanuel, ndi umupasiteri. Nezerewe Imana kuba hano ku Ngoro TV kugira ngo mvuge icyo Imana yashyize mu kanwa kanjye, kugira ngo nyitangarize abera bose n'abadukurikirana. Kristo Yesu atugirire neza. Muranyemerera mbanze nsenge kugira ngo ninjire muri message Imana impaye, kugira ngo mbwire abantu bayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagushimiye Kristo kuri data wa twese mwiza. Uri Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka. Uri Imana igihindura izina wari ikivumwa akaba umuntu. Abadukurikiye bababaye, abadukurikiye Mwami Imana bari mu gahinda, mu majune menshi, icyo nzi cyo nuko wahindura amateka y'ubuzima bwabo. Ababamenyaga kera bakabayoberwa, icyo nzi cyo nuko watanga agakiza ku batarakumenya, nabo bagahimbazanya natwe izina ryawe rikomeye twamenye, iryo twaboneyemo agakiza, iryo twaboneyemo ubuzima, iryo twaboneyemo amahoro. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimiye imyaka yose yatambutse. Muririmbyi wararirimbye ngo niki se twari gutanga kugira ngo tugirirwe neza. N'agaciro namba twari dufite, ibyari bitwasamiye byari byinshi cyane, ngo ariko Mana waraharwanya, uraharwana, isi yose yumvikanamo ishimwe ryawe n'intsinzi yawe. Uri Imana itagikenera urumuri rw'izuba ngo witwe uwera. Uri Imana itagikenera amaboko y'ingabo ngo ubone intsinzi. Uri Imana yihagije, ubera hose icyarimwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana itajyaho kuko batoye, kuko ntashya kugira. Uri Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Hana we yaravuze ngo ni wowe wica kandi ugakiza, ukuri kuzimu ugashyira ibuntu. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bera hose icyarimwe Kristo uri mutanga bugingo. Ijwi ryawe ryonyine rirambura ubuzima kandi rigashwagisha ibirimi by'umuriro. Unyemerera iki gitondo ijwi ryawe ari ryo ryumvikana. Uyu mugoroba cy'igicamunsi ijwi ryawe ryumvikane ku badukurikiye bose, ku bazadukurikirana, ku badafite shinge na rugero, abarwayi bari kwa muganga, bari kubisasiro mu ngo zabo. Ijwi ryawe ryumvikane mu batwara imodoka, mu batwara amato, mu batwara indege, mu batwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Mwami ijwi ryawe rihumvikane, ruhagarika impanuka, urizemo impfu zitandukanye, urinde igihugu cyacu, urinde isi yose muri rusange, kandi umanura ubyutse mu bantu bawe nk'uko Yoweri yabivuze. Kristo Yesu habwa icyubahiro. Amen. Ndagushimiye cyane wogiye gukurikirana kino kiganiro ukakirangiza. Imana iguha umugisha kandi amateka y'ubuzima bwawe ahinduke kubw'ijambo ry'Imana tugiye gutambutsa muri iki kiganiro. Ariko ho gatoya mfite message Imana yamaye. Imana yamaye message ninjoro ndyamye. Ntabwo ibi bintu tujya tubihimba ngo tuvuge ngo tuje kubwira ibintu ngo ibintu bidahari, cyangwa tuje kubwira abantu ngo ibintu bidahari. Mbere twajyaga tunandika ngo kuri titire ngo Imana yamaye ubuhanuzi. Koko nibyo, hari message Imana yamaye. Numva mfite ubwoba, ndabyuka ndasenga mu mbaraga nari mfite, ndavuga ngo Uwiteka Imana hari icyo wakora ku bantu bawe. Kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana rero, iyi message Imana yayimaye, ndaza kukwinginga kugira ngo
uze kuyikurikirana irangire, kubera ko ibintu byose biherekezwa n'ijambo. Iyo Satani yagambiriye Imana nayo ibigambirira ibyiza. Imana ihabwe icyubahiro. Turakwiye kuba mu kirere kitwereka ko ibyo Uwiteka Imana yifuza kutugirira ari ibyiza, atari ibibi, kugira ngo itureme umutima. Hari igihe Satani ashaka kudukura umutima akadutera ubwoba, kuko azi yuko abanyabwoba bose nibo yinjirira akanyaga, akabatera, akabica, akabakura mu byizerwa. Ariko Imana Data wa twese iri hejuru. Buri gihe Satani uhereye avuka naremwa, cyo nzi cyo yahamye ahangana n'Imana, yabereye mu b'Imana. Ari nayo mpamvu Imana imwohereza mu isi, yaravuze ngo genda wasiwe ugushije ishyano, kuko ugwiriwe n'umwanzi Satani. Rero Satani ni umwanzi wacu, ni umwanzi w'Imana, ni umwanzi w'abakunzi bose b'umusaraba. Ni nayo mpamvu imigambi ye itazahama. Ariko hari ikintu agambiriye muri uyu mwaka wa 2025, nk'uko twahoze dusenga mu kwezi kwa mbere tuvuga ngo uku kwezi kugera mu kwezi kwa 12 ni message Imana yari impaye. Sinabwira abantu ko iyimpaye, ariko nyitambutsa mu ijambo ry'Imana. Tuyentapurita mu ndimi zose. Nari ndi kumwe n'umuvandimwe bita Shadrake, amfasha kugira ngo dutambutse iyo message mu buryo bw'indimi, mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'ururimi rw'Icyongereza. Iyo message iratambuka ko Satani agambiriye ibintu bibi guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12. Arimo aragaragarisha inzuzi bita puri. Twifashishije ijambo ry'Imana riri muri Esiteri ibice, ndumva ari ibice 4, hagati aho ngaho. Yes, Imana ihabwe icyubahiro. Ariko uyu munsi wa none nukuri nagize iyerekwa rikomeye, kandi iyerekwa riteye ubwoba. Iyerekwa nawe ubwawe ari wowe uribonye wahita utangara. Mbona impfu nyinshi, kandi nanone mu bantu bakiri batoya, mu basore n'inkumi bakiri batoya, abadamu batoya, abagabo batoya bagishaka. Mbona habayeho impfu nyinshi, mbona n'ikintu kizazitera. Mbona Satani agiye guhagurutsa umwuka w'abawicezi cyane, w'abarozi cyane, ugasanga abantu bapfuye bakendutse. Ndumva aho ngaho nabonye, ndavuga ati Semana, ibi bintu ni ibiki ko abantu bari gupfa bakenyutse? Si mu gihugu cyacu aho mbaye gusa, nabonye ari isi yose muri rusange. Mbona abantu bari gupfa bakenyutse bakiri bato, abana bakiri bato bakiri ku mashuri, bakiri muri za kaminuza, bagira ngo bazagirire igihugu akamaro, umuryango akamaro, n'itorero akamaro. Mbona bari gupfa cyane bakenyutse, ukumva hamwe ngo umuntu yapfuye, kandi bakiri bato pe. Nta musaza nigeze mbona mvuga ngo arimo, mbona ngo ari gupfa cyangwa ngo niwe wapfuye. Nabonaga ari abana batoya, ari urubyiruko, abantu bagifitiye igihugu akamaro, ari imbaraga z'igihugu. Ariko mbona cyane umwuka w'uburozi. Hari igihe tuba twebwe ahantu tuba ntabwo bemera ko umuntu ari umurozi, kuko harimo imbogamizi nyinshi zo kubyemera cyangwa ngo kubyemeza, kuko umuntu ashobora kubeshyerwa. Iyo spirit kera yaraje ngo nk'uyu numva agahita bamwica, kandi yababeshyerwa. Ariko hari ikintu nabonye, ndagira ngo mbwire urubyiruko rwitonde kandi rusenga Imana. Icyo kintu nakibonye, Imana yo mu ijuru ikinyereka, ndabivuga nshize amanga. Uko niko kuri. Nimba ufite umwana wawe akaba akiri ingimbi, usenga Imana, ufightinga spirit of premature. Imana ihabwe icyubahiro ko idushyizeho uburinzi. Shobora kuba mugishakana, mugikora mariage, nyine Satani arashaka gutera imiborogo mu babyeyi, agasiga imfubyi n'abapfakazi bakiri batoya. Icyo kintu mukimenye. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Imana iduhaye niyo message. Agize ikindi nongeraho rwose pe, nuko nabibonye, ni nuko Imana yabinyeretse. Icyo gukora rero ni ugusenga Imana, kuko twe ntitwabyibushoboza. Yeremiya 33:3, iyo uraho usenga utabaza Imana, mwibuke haravuga ngo nabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana ishimwe. Iyo ubaye uri gutabaza Imana, hari igihe ikwereka akazi ko gukora ugasenga. Ariko mwene data, Mose yari akeneye amaboko ya Aroni na Yoshua kugira ngo bayamuzamurire.
Mose na Aroni na Huri. Yes ashimwe cyane. Ngo bazamura amaboko ye ubundi barwanya abafilisitiya babatsinde. Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza cyane. Ikindi nanone nuko nimba uri umubyeyi ukaba ufite umwana mutoya kiri umusore, umubwire ngo nasenge. Hari umwuka uri kugenda ku bana, hagiye umusengere. Nabonye ikibitera ari umwuka w'amarozi. Abantu birinde rero kugenda baryagagura aho babonye, kandi Imana iturinde. Bibiliya banga yaba Uwiteka atari urinda. Mwene data nubwo mvuga ngo umuntu yirinde, Uwiteka ni warinda. Rero tugomba kuba mu Mana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu ngiye gusoma iki cyanditswe kiri mu Efeso ibice 6 guhera ku murongo wa 10. Mutwe w'amagambo uravuze uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu Mwami. Nyuma yo kumva iyo message nagutumweho kugira ngo twese tuyisangire, mbibutse bene data buri gihe tubona message ariko tukabona ijambo bihuye tukaritangaza. Akeshi muri no minsi ndimo ndabwira abantu ubu ukomeye uba woroheje, urakwiye kwakira Kristo akakubera umwami n'umukiza kugira ngo akukure mu rupfu nyine nk'uko yabigambiriye, akanabisoza ngo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu. Hari abantu batabimenya. Iyo umuntu atakiriye Yesu azapfa kandi apfe kabiri, arimbuke ajye ikuzimu muri rwa rwobo. Nimba arigerera umuntu ajya gukiritika yitwaje siyanse yadusanze turiho. Imana ishimwe. Kandi uwabanje siyanse, waduhaye ubumenyi bwo kumenya siyanse n'imibare, ni Imana Data wa twese. Haka abantu ugasanga banditse kiritike ngo za Big Bang Theory, bamwe bagakiritika. Nshuti yanjye, Big Bang Theory yaje turiho. Uko utazi icyatumye ubaho, uko utazi igitumye uriho, icyo rero niho Imana yihishe. Nihiri wijya gukiritika siyanse, si ibipapuro baguhaye. Noneho n'abantu b'iki kinyejana nta muntu turongera kumva investinze ngo wenda ngo celerity, speed of light, urumuri umuvuduko w'izuba mu rumuri nkuko Albert Einstein yabikoze. Ariko ugasanga umuntu yikanyije yigize ukuntu kandi azapfa, kandi twese tuzapfa. Ariko ngo harahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Abantu kabwa ati dore message ni iyi ngiyi. Hari icyo bita spirit of premature Satani azanyacishije mu bagome n'abagambanyi n'abarozi. Ukabona umwana mwiza yarashoje kwiga muri hospital, ashoje kwiga agiye gukora muri hospital cyangwa mu bitaro bikomeye, ukumva ngo yapfuye. Ngo byangenze gute? Ngo bamuroze. Byagenze gute? Yagambaniwe, yagonzwe. Satani yateze umutego nyine. Kandi mbibutse neza, nubwo Satani akorera mu bantu, kabutera ni Satani. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza cyane. Arabanga ibisigaye mukomerere mu Mwami. Uko arabanga ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana ishimwe. Iyo dukomereye mu Mwami nta kintu abarozi badutwara. Iyo dukomereye mu Mwami nta kintu iminsi n'ibihe byadutwara. Njya nangara cyane nkavuga ngo Imana ishoboye byose. Kandi Imana uko igenda igukuza, iguhumuriza buhoro buhoro mu buretwa bwawe nk'uko Ezira yabivuza. Aravuga ngo none wongeye gushira urumuri ahera hanjye, ngiye gukora abantu banjye ku maso, ngiye kubashyiriraho ingabo, ngende mbahumuriza buhoro buhoro mu buretwa bwabo. Uko Imana igenda iguhumuriza niko igenda yoroshya umusonga, niko igenda igabanya uburibwe. Najyaga nkunda gutanga urugero ndimo ndigisha icyanditswe kiri mu Itangiriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere. Kiri hano aracyumvishe cyane uburyo Imana igenda irema umuntu wayo. Reka mbabwire, ntabwo Imana ihutiraho, ntabwo Imana ikubwira ngo bije gutyo. Igenda iguhumuriza. Abatangiye bubaka urugo, hari igihe watangiye nta gafirigo ufite mu nzu, biza kurangira ukaguze,
utangira nta dusafuriya tubiri ufite, ugura n'aka gatatu n'aka kane, bitangira urira ku duparasitike, birangira waguze utudongo, waguze n'akabati ko kubishyiramo. Imana igenda ikubaka, bitangira ufite akamatora gatoya ka Salama fomu cyangwa ka Rwanda fomu, birangira noneho uguze Dodoma dubure saventi na bwa bwoko bwayo namwe muzi. Uko Imana yagiye ikubaka nizo mbaraga zigaragaza ubushobozi bwayo. Gatangira wiga mu wa mbere, none washoje kaminuza, nuko Imana igenda ikubaka gake gake, ariko ibya Satani biza vuba bigahita vuba bikarangira nyine vuba. Kandi bikarangiza uwo muntu. Ngo nuko mukomerere mu Mwami, nta kindi. Mukomerere mu Mana. Musore yige gusenga, umukobwa yige gusenga, umugabo yige gusenga, umugore yige gusenga, umuvugabutumwa yige gusenga. Ahangaha yongeye ndatanga, ukabona umuntu ni umuvugabutumwa ni n'umuhanuzi, akamara ukwezi kwa mbere ataraniyiriza, kumwe abiri atatu, akamara umwaka atariyiriza, ngo ni umuvugabutumwa kandi ni umuhanuzi. Kandi wibeshye ukamwima gatute, ahita yimuka mu rusengero ngo hariya ntago baha agaciro amavuta. Reka mbabwire, agaciro k'amavuta kava mu masengesho. Mpamvu uzasanga umuntu yarabaye nk'igikatsi neza, wakumva amagambo amuturukamo ukagira ngo kibaza uyu muntu koko. Reka ibyo tubyihorere. Paul abwira Abefeso ngo imbaraga z'umwijima zirakora, abarozi barakora. Imana ihabwa icyubahiro kwiri hejuru yabo bose. Abapfumu barakora, Satani n'abamukorera barakora. Ngo ariko mukomerere mu Mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ni ukwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo utariganwa wa musore we. Si ukugendera mu kigare, si ukwitabira amabafudeyi menshi. Hari n'igihe ari naho baca. Njye n'ukuri niboneye umwuka w'uburozi ari ugiye guhitana abantu bakiri batoya. Nirinze kuvuga mu ngeri zose kuko mbivuze. Ariko icy'ingenzi ngo nuko mukomerere mu Mwami, ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi. Ese dukomereye mu Mwami, izo mbaraga z'umwijima hari ikintu zadutwara? Dukomereye mu Mwami, imbaraga z'abarozi hari icyo zadutwara? Hoya. Dukomereye mu Mwami, Imana yahagarika impanuka, yamanura ijwi ryayo rya rindi yabwiye Dawidi ngo rirambura zimara. Biravuze ngo Imana ishimwe, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ngo nuko mwambara intwaro zose z'Imana, ngo kuko tudakirana n'ibifite inyama n'amaraso, ngo ahubwo dukirana n'abatware b'uyu mwijima bafite ubushobozi, bakuroga ugapfa utabaye maso, utambaye intwaro zose z'Imana. Bibiliya iraje zitubwire tuhasoreze dusenge. Abwirwa benshi akumva beneyo. Wambara intwaro zose z'Imana, wikirirwa usekereza ngo urugo rwa naka rwasenyutse, ejo ni wowe. Abafite ubutware ngo ni abamarayika b'ahantu ho mu ijuru, ngo ni abatware, ngo b'ahantu ho mu ijuru bakorana n'imyuka mibi. Umuntu ugasanga ari kwirirwa asekereza ngo yewe, reka nkubwire, arigiye guca umugani, ariko reka twivuganire ibikwiriye.
ndakwinginze wikirirwa usekereza nk'uko isi itegeka. Uraseka ngo mwene so yashenye urugo, nawe ejo uzarusenya ukore divorce. Byo kwirirwa ubango divorce n'uyemera irakugerereye n'udasenga. Ngo nuko mwambara intwaro zose z'Imana. Aganga impamvu yo kuzambara niyi, nuko ducirana n'abatware b'umwijima bafite ubushobozi bwo gusenya ingo zigasenyuka, zo gutera spirit of premature mu urubyiruko rugapfa rukindutse, itorero riba rirangiye, igihugu kiba kirangiye. Twajyaga duca ku rugero ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba tugashyiramo imbaraga. Niki Satani agambiriye? Hari igitabo Kadafi yanditse cyitwa Green Book kuri chapitre ya 18 na 19 na 20 kugera kuri 24, yavugaga umuryango, yavugaga itorero, yavugaga igihugu. Ngo aba bantu iyo babuzemo, igihugu ntagihari, umuryango nawe, itorero naryo. Cyitwa Green Book, ntawe uzagisoma cyumva. Akugasanga umuntu yashizemo ubwenge bwinshi ku buntu bw'ubupapuro batamuhambana. Kanga ati wabaye maso ko ruri kubiri Satani ariko kugera amajanja. Reka yirohe muri byose. Ariko mana, Imana itugirire neza. Nge niteguye kuzajya nza hano, Imana nimfasha buri mu gitondo. Nawe ujye umfasha usangize bene data ijambo ry'Imana. Dukirana, abarozi barakora, abagambanyi barakora, barakugambanira bakagufunga, bagatanga raporo kuguhagarariye. Nimba mbeshye nufite abagutangira raporo, reka gusenga. Reka nkubwire, na ambara intwaro zose z'Imana. Dore ngizi Bibiliya yazivuze guhera ku murongo wa 13. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Iyo ufite intwaro z'Imana, iyo wambaye gukiranuka, umuntu akugambanira ureba kuri uwo munsi mubi, Imana ikakurengera. Umuntu agambirira kukuroga, mwari buhura, Imana ikakubwira ngo gira gahunda runaka ntujyeyo, ariho bari bagutegeye. Imana ihagarika impanuka Satani yapanze, yanatangiye ibitambo. Ibyo bibaho kubera ko wambaye intwaro yose y'Imana ibaho. Bibiliya iravuga ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Izo ntwaro z'Imana zigufasha guhagarara udatsinzwe nizihe? Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Icyo ni icyambere, ukuri mu bintu ukora. Vuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kugore ari ibintu ngenda mbwira abavuga butumwa. Muvuga butumwa muhanuzi. Nimba ubona umukire ugaseka ngo kugira ngo agwete ukanga kumubwiza ukuri ngo ntabwo Imana igoragoza. Petero yaravuze ngo nuko mwihane. Nimba Imana igutumye ku muntu ngo ntiyihane, wigenda unamurondora ibintu byinshi, musomera icyanditswe, umubwire ngo wihane, kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwawe ibone ikwiza, kugira ngo kugira neza kw'Imana kuze ku buzima bwawe. Ariko iravuga ngo mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka, avuze ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka n'icyuma gikingira igituza. Turi gusoma Efeso 6 twahereye ku 10. Mukwesa inkweto, duhora twihana, twezwa. Mugabo avuga ngo nagize amaso atarayanjye, Mana umbabarire, kandi uyu mutego nibyo natekereje nirira ririmveho. Imana itugirire neza. Mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bwo kwera imbuto, bwo kubwiriza abantu kuva mu byaha, bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera. Mwizere ko imbaraga z'Imana arizo ziri hejuru, zizaburizamo imigambi y'ababisha n'ingabo, ariko muzashobozwa kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ingofero
Imana ishimwe. Mwakire n'inkota y'umwuka n'iryo jambo ry'Imana, musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabire abera bose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, urakwiye kwambara ukuri, kuzimya imyambi ya wa mubisha binyuze mu kwizera. Ikigeretse kuri ibyo byose, dusabire n'abera bose. Nicyo cyari cyanzanye, abera bose. Bene data, dusenga Imana. Imana ifite umugambi mwiza, guhera kera Satani afite umugambi mubi. Nuzagira ubwoba ngo nuko Satani agambiriye icyo kintu, bamaso usenge. Senga Imana iburiza n'impfu Satani yateguye, igasoza umugambi w'ubuzima Imana yateguye. Imana ishimwe. Iki kintu ushobora kutacyumva. Satani yateguye urupfu kuri Yosefu, baramutocaringa gusa agera muri gereza, abonera ubuzima budaciriritsemwo, kuko ngo yabaye umukuru w'abagororwa. Ibyo nacyo hari ikintu bivuze. Ariko Imana imwinjiza mu buzima. Muka Potifari yaragambiriye kwapfa. Hamani yagambiriye ko Morodekayi apfa. Ngo biba igihe cyo gusoza umugambi w'Imana ku buzima bwa Morodekayi. Imana imugira uwa kabiri mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwayoborwaga n'umwami Ahasuwerusi. Imana ikigambiriye ku buzima bwawe ni ukuguha ubuzima, ntabwo ari urupfu. Imana ishimwe. Kandi Imana itugirire neza cyane. Icyo Satani agambiriye ni ukukwica, ni ukukwiba, ni ukukurimbura. Ariko umuntu akabikubwira, ngaba ni ba bandi basaze. Shuti, ntabwo twasaze, ariko nimba tunasaze kubw'umwami. Imana ihabwe icyubahiro kandi itugirire neza. Ibyo mbikunda kubi. Kumbwira ngo naba narasaze nsarira muri Kristo Yesu, ibyo bisazi se wabivura he? Wabivurisha he? Imana ishimwe cyane. Paul na Sila babita abasazi, ngo bagumuye abantu. Bageze muri gereza bararihimbaza, ngo imiryango ya gereza irafunguka. Aho ngaho abera b'Imana iyo bahageze naho bahimbaza Imana, bavuga kugira neza kw'Imana. Icyo nakubwira, bamaso. Uba ukomeye cyangwa ube woroheje, ibyo birakureba. Bamaso usenge. Satani agambiriye bibi, kandi abantu urababwira ngo senga. Satani yabagera imigeri. Nta muntu Satani adakoreramo pe neza. Upfa kuba utabaye maso, na uko byagenda kose Satani akorera mu bantu. Nani nimo ndasoma amagambo ari mu Ngoma za mbere igice cya 20, ngo Dawidi wabaye umwami akica Goliyati, akabwira abantu Imana ko ishoboye byose. Ngo umunsi umwe yararangaye, ngo Satani aramutera mukoreramo, ngo amwoshya kubara Abisiraheli. Rero nta muntu Satani atakoreramo, ngo iyo digiri yawe iteshwa agaciro urangirire muri gereza. Ibyo ndabizi. Nta n'uwo yakoreramo wese ntitwamucira urubanza, kuko bibaho. Shobora kurengana Satani ashaka ngo urengane, ngo usebe. Shobora gupfa twako Satani yabigambiriye, nawe nube maso. Ariko icyo Imana igambiriye ni ukuguha ubuzima, ni ukukwiyesherezaho icyubahiro. Bamaso. Yesu akugirire neza. Nimba utarakira Yesu, uvuge ngo Mwami Yesu, mbere umwami guhera uyu munsi, uneze intambwe idasubira inyuma, kandi amazina yanjye yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, akurwe mu gitabo cy'abazarimbuka. Ingororano z'abera nanjye nzazihabwe mu gihugu cyawe mu ijuru. Urakoze kuko uri Kristo kandi ushoboye byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwene data ndamusengeye kugira ngo yongere kuba hamwe nawe, uture mu mutima we, avuye ibyaha. Mwamuhuzuza umwuka wera, umukiza umwuka w'ubusambanyi, w'ubujura, kwikinisha, ibyo akora biteye isoni byose. Umukureho imyuka mibi ya karande mu izina rya Yesu. Watubwiye ngo tube maso, twambara intwaro zose z'Imana. Witeka niwe wadushoboza, kuko twebwe ubwacu ntitwakwishoboza. Utwambika imbaraga kandi udukomeze muri uru rugendo. Mweretse abasubiye inyuma, ongera ubabyure. Mweretse abatakaje ibyiringiro, ongera ubagirire neza, kandi kubaho kwawe no gukomera kwawe kuganze kuri bo, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi.
amen. Ni mwene so Pastor Imana ishimwe Emmanuel, ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza, no kuri ni ku mutima. Umwaka mushya muhire wa 2025. Iyi message nimbara gukoze wisangize inshuti n'abavandimwe, kandi kugira neza kw'Imana kuganze ku buzima bwawe. Tugushimire ko wakoze subscribe ku Ngoro TV. Imana iguhe umugisha, ibintu niterebye kabisa.